nongeye kuguha ikaze inshuti muvandimwe wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Irasoza TV. Amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu, muri kumwe na Prophete Rukundo Emmanuel. Mureke dusenga Imana ubundi kugira ngo dukomeze no kumva icyo Imana dutegura umunsi wa none. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje. Bana natwe kubw'aya magambo tugiye gutambutsa, ugiye kuyumva amugira umumaro kandi akemure ibibazo byari birushije umutima w'uyu muntu. Kandi ndagusabye kugira ngo umwami wanjye Yesu mfashe ugiye kudutega amatwi wese abashe kunguka, tubisine tubyize mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kw'iri jambo ryiza ry'Imana dusanga mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Haravuga ngo umutwe w'amagambo ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, icya mbere udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhumuriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyabonekera kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atakimurwa yuko yanejeje Imana. Uzaniye amagambo 3 y'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ijambo rya mbere nshaka kugira ngo nkubwire ni ukwizera Imana. Nubwo utaba uri kuyibona, nubwo utaba iri kugaragara muri iki gihe urimo, ariko usabwe kwizera Imana. None Bibiliya iduhaye umurongo nyawe cyangwa igisubizo cya nyacyo cyo kuvuga ngo ubundi kwizera ni iki. Abantu benshi bakunze kudasobanukirwa neza kwizera, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko kwizera ari ukumenya. Ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Kandi kwizera niko kuduhesha kwizera cyangwa kumenya ibitagaragara, tugasobanukirwa neza ko ari iby'ukuri. Ndashaka kugira ngo mvugane nawe kuko ukwiriye kuba mu buzima bwizera Imana. Ndimo ndakubaza, iki gihe urakizera Imana? Ibyo Imana yakubwiye, ibyo abahanuzi bakubwiye, ibyo ukora byose, akazi kawe ukora, ndasaba kugira ngo ujye ugira kwizera. Ndagusaba muri aka kanya kwiyubakaho inkingi yitwa kwizera. Uzatakaze ibindi by'ubuzima busanzwe bifatika, ariko ntuzigere utakaza kwizera. Kwizera niko kwatumye ngo Abeli we igitambo cye gishimwa n'Imana, Kayini igitambo cye kiragayo. Iyo ufite kwizera kukwigisha, kugusobanurira yuko ukwiriye gukorera Imana neza, yuko ukwiriye kubana n'Imana neza. Uyu munsi ndashaka gusengana nawe, ngusabe, ngusengere Imana yongere ikongerere kwizera.
ndimo ndasoma iri jambo nagize kumva nshaka kugira ngo mbaze umuntu wese urimo arankurikira muri aka kanya, ese nawe urakizera Imana cyangwa warabyibagiwe cyangwa ntabyo kigira? Ukeneye kwizera Imana, inkingi zagushoboza kugira ngo ugere ku gisubizo cyawe. Inkingi ya mbere niyo kwizera, kabiri kudashidikanya. Ijambo rya kabiri nakuzaniye ni ukwirinda gushidikanya. Abantu benshi gituma ibyo Imana ibabwira bidasohora nuko mugira gushidikanya. Wishidikanya ngo se ngo bizaba, ngo se ngo Imana ngo izanyubakira ngo urugo cyane ntabwo izarunyubakira. Wishidikanya, izarwubaka mu izina rya Yesu. Ngo se ngo nzabona ngo perime ngo cyangwa ntabwo nzayibona. Uzayibona. Utegetswe kwizera Imana no mu gihe ubona ko atari ngombwa, no mu gihe kikomeye jya wizera Imana. Ndashaka kugira ngo mvugane nawe inshuti yanjye, ukwiriye gutunga kwizera wo. Kwizera ariko kwatumye Hana Imana imuhereza gukikira. Kwizera ariko kwatumye na Sara Imana nawe imuhereza umwana kwa Abrahamu. Kwizera ariko kutumenyesha ko Kristo azaza. Gatatu, ndashaka kukubwira ngo kongera gutekereza imirimo y'Imana Imana yakoze. Umunsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muyizere. Imana yambwiye ngo mubwire ngo ongera uyizere, izakugirira neza. Ongera ugire kwizera, nukumenya neza ibyiringiro udashidikanya ko bizaba. Ijambo Imana yavuze, ijambo Imana yavuze iraririnda makarisohoye. Ijambo Imana y'ubwayo yivugiye iraririnda, ikaririnda imyaka ibihumbi mpaka risohoye. Uyu munsi ushobora kuba ufite gushidikanya. Ese ibyo Imana yakubwiye ufite gushidikanya kitazabikora? Niba ufite gushidikanya, nyemerera ngiye kugusengera Imana. Imana ikongirire kwizera. Ndashaka kugusengera kandi ugire kwizera ko Imana ibyo yavuze kuri wowe izabisohoza. Imana ntabwo ibeshya, Imana ntabwo yicuza, Imana ntabwo irambirwa, Imana ntabwo ijya itsindwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Nshuti yanjye, mwene data, ndagira ngo nkwibutse iki kintu. Ndagira ngo nkwibutse ko umugambi w'Imana ntago uyoba. Umugambi w'Imana ntago ugambanirwa. Umugambi w'Imana ntabwo urogwa. Umugambi w'Imana ntabwo uzabura gusohora ku buzima bwawe. Naho amahanga yose yahagurukira kukurwanya ntabwo azagushobora. Umugambi w'Imana uzashyika. Wowe izera Imana. Ndagukangurira gukomeza Imana, ndagukangurira kwizera Imana, ntabwo izagukoza isoni. Mana Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo, ndasengeye uyu muvandimwe, ndasengeye uyu muntu nteze amatwi, umushobozi umuha umutima wo kukwizera, kandi abari barasuye inyuma bose ubaha imbaraga zo kukwizera no kwikomezaho. Tubiseye tubyize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, 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 amen. Imana iguhe umugisha. Ndagukunda cyane. Wari kumwe na Prophet Rukundo Emmanuel. Ibyo Imana yakubwiye izabisohoza. Yizere, uyikomezeho. Nakazi, nurugo, nurubyaro, Imana ije kubisohoza. Yizere mu izina rya Yesu. Amen.